stifolase elankopasima. Sheode lansemora. Sheode manda stifo karamemana. Pini wisti fode gire. Shaka gusengera umuntu Imana ivuganye nanjye watewe n'imbeba azapfukame. Imbeba ziriwe nagari imbeba zisanzwe. Tambuka dusengane. Shaka gusengera umuntu watewe n'ibiheri. Piri witafo. Tambuka dusengane. Shaka gusengera umuntu maze imisaroti inzoka imwirukaho ishaka kumurya. Tambuka dusengane. Shaka gusengera umuntu watewe nayo mu rugo akayibona piri witanama elance shalome dafole sikuta lalama. Shaka gusengera umuntu Imana yizanye amaboko aremereye iramuremerera aragucereza ariko ikamuremerera iramuremerera kajya agenda yumva aremerewe. Mani ture alo silo dafola shewode. Shaka gusengera abantu nka 12 ngasoza. Muntu wa mbere Imana yambwiye ngo dusengere ni umuntu mwikorera umutwaro Imana ikamutabara nawe ikakwimuka. Nyemerera uhagaze azamura ibiganza bye twinginga Imana ishobora byose. Shewode fo elansemo ala topita fota alasema. Emera umuyobozi mikoro muheshaze niwe wenyine uri bukoresha itegeko. Nafashijwe gihozo cyiza cyane ntago nakurindira. Shingiye ku nkoni nakubiswe mu rugendo nanyuzemo ibyo nakubitanye nabyo ntago nagutegereza ngewe fatiraho niko nimereye ibyawe sinabyishinga. Namenye uri butahe wenda nimwebwe muri butahe mu mataje nkwishinge kirayo kirayo aho mba ndi bunyeranyereze nyerera ndahasi kirayo rata amen. Abanyikirije Imana bumugisha rata amen. Twongere rata haleluya. Mugore yari yarasuzuguriwe ahantu abantu bakamutondagira kamubwira bati ubundi Imana yawe iri hehe wahagurutse ujya hehe. Cyari igihe gikomeye, cyari igihe cy'inzara ikomeye. Iyi nzara ku buryo umuhanuzi wayihanuye yaravuga ngo iyi nzara izashira, ngo umuntu wegamiraga umwami ahita amubwira ngo uzaperereze iyi nzara ntiyashira, ngo undi ahita amubwira ngo uzabibona ariko ntuzabiryaho. Ni inzara ikomeye kuko yari yapfiriyemo n'abantu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nari ngusabiye ngo Imana iguhe umuhesha abamwakiriye bibe bityo. Ibintu byo mu nzu y'Imana ni ukwirwanaho, ibintu byo mu nzu y'Imana ni ukubiba nawe ugasarura ibyo wabibye. Ibintu byo mu nzu y'Imana ni ukuba maso, bitandukanye n'ibyo mu isoko n'ibyo mu bukwe, bitandukanye n'ibyo mu miryango n'ibyo mu kibina. Mbese ibyo mu nzu y'Imana ni ukwigwatiriza, ni ugukubara, ni ugukubana ukagira icyo ugeraho Imana iguhe umuhesha. Abavuze ngo amen bibe bityo, abatabivuze bazategereza ubutaha. Hanyuma mu nzu y'Imana ikintu cyose ukoze kirabara. Niwo wonyine nabonye akantu kose ukoze karandikwa. Amen haleluya. Kwikiriza birabara, gutura birabara, kwicara ugatuza birabara, gukurikira birabara, gufashwa birabara, kubyina birabara. Haleluya. Iri soko niryo ryonyine rigura ikintu cyose ushoye. Abakomye amashyi Imana bahumugisha. Ibi bintu ni ukwirwanaho. Dufite abantu baje muri iri soko kera barimazemo igihe kirekire ariko bumanye ibicuruzwa byabo kubera kutabitwikurura. Bamaze igihe kirekire bafite ibicuruzwa binakomeye ariko abantu bazi kudandaza, bazi gucuruza neza, iyo bahageze barirwanaho agashora akavuga ati ntago nagenda gutyo gusa. Rero abantu bashoye Imana ibagurire mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Bayi nasho zaho nateraniye hose harimo n'iwacu Karugira. Nijoro niho narindi baduhaye nasho tugiye gusoza. Mwakiri nasho zabo bene data mu izina rya Yesu. Ndashaka ko tuganira ngo Imana iguhesha umuhesha nanjye nimunyime muri uku kwezi turi gusoza kwa kane twinjira mu kwa gatanu. Imana iguhuze n'umuhesha. Waraburanye, warasenze, warateranye, waratuye, wariyirije, wararirimbye, wakoze byinshi, ukeneye umuhesha kugeza ku ntego cy'iziki Imana yavuganye nawe.
wari ukeneye umuhesha uguhuza n'igisubizo. Nari mvuze ngo Imana iguha umuhesha ariko akiri umuhesha. Haleluya! Imana iduha umuhesha, Imana iduha umuhesha, Imana iguha umuhesha. Bibiliya itubwiye kuri uyu mugore, sinshaka gutinda. Twigishijwe, twumvishije ubuhamya. Ndi mu bantu bakunda ubuhamya ku rwego ntabona ukuntu mbivuga. Numvishije ubuhamya, Mana yo mu ijuru, numva ndafashijwe. Ndi mu bantu bakunda Claudette kubera ijambo Imana yamuhaye. Ndize, twize neza. Kwigisha inyuma ya Claudette n'inyuma y'ubuhamya nabonye ni byoroshye, mwariye. Uretse ko ngize umugisha nkaba nzi ko Kacyiru mukunda ijambo. Ndayebo kuntu niseseka mu ijambo, byibuza mugira icyo mukuramo. Ubundi ndakubwiza ukuri, murariye, abantu barafini. Kandi kugabura abantu bahaze ntago byoroha. Ariko Imana ishimwe, ndabona mugifite inzara. Reka tuhabwe n'umuhesha Uwiteka dushyigikire mu izina cya Yesu Kristo, amen. Suje abagabo bose ba Kacyiru. Hari akantu uramba mu Imana yawe umugisha, mwubahwe. Haleluya, haleluya. Ina abagabo ba Kacyiru atagira bitwara ukundi, baranumiye turasenga. Nubwo rero urumva niyo mpamvu tabazi mbafite abantu b'abafarisayo n'abasadukayo. Imana ihimbazwe. Abagore simbaheruka nicyo kibazo cyanyu, sindi kumenya aho musengera. Abagore bina musigaye musengera. Mubwire president anumire vuba, mfite ubutumwa bw'abagore. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Suje urubyiruko, suje amateraniro yose, suje abaririmbyi bose, Imana ibahe umugisha. Suje mwari mukanona abana, Imana imuhe umugisha. Twarabanye cyane, Imana imuhe umugisha. By'umwihariko mwari musipiriye, Imana imuhe umugisha. Tubanye neza, nta dayimoni iri hagati yacu. Mana, urabona ko aba yantekerejeho mu mutunga ibiganza. Imana ngo yamuhaye amadolari imushyigikire, ajya yahereza no ku bandi, abataragerwaho tugerweho. Amen. Dusomye iri jambo, shaka ko tuganira kuri uyu mugore. Ni umugore ufite ibintu bitatu nemeye kandi numva naganiriza abandi nkababwira ibi bintu. Bibiliya ivuga kuri uyu mugore. Uyu mugore yamenye ko Elisa na Gehazi bajya baza kubwiriza cyangwa bajya bakora umurimo w'Imana. Afata umwanzuro aganiriza umugabo we, aramubwira ati amagambo ngiye kukubwira arakomeye. Umuntu w'Imana ari kuzino. Ni umugore w'umunyabwenge kugira ngo yegere bamwemeze. Aramubwira ati umuntu w'Imana ari kuzino, ariko ntago afite aho kurara, ntabwo twamucumbikira iwacu. Ngo umugabo arabyemera, baramucumbikira. Bamarana igihe kirekire. Elisa ataha muri urwo rugo, akarya akanywa, bakamuha amazi ashyushye, bakamuterera ipasi. Bamenya agaciro k'umuntu w'Imana, ngo bakazajya bamukoreraho umugisha. Hanyuma igihe kigeze, Elisa agiye kuva muri urwo rugo, aravuga ati ntabwo nagenda gusa. Abaza Gehazi, aramubwira ngo uyu mugore namukorera iki ko yadukoze ku mutima. Haleluya. Nari mvuze ngo muri aya masengesho Imana iguha imbaraga zikora ku mutima w'Imana. Hanyuma Imana ibaza ikintu yagukorera. Aramubaza ngo uyu mugore namukorera iki, tumukorera iki. Gehazi aramubwira ngo uyu muntu nta mwana agira. Gehazi ni abahanga, baba bazi gucekinga mu gikoni na yose bakamenya ibidahari. Nyamara buri Imana nawe iguturanye na Gehazi. Gehazi yarazi kureba, aravuga ati uyu muntu nta mwana agira, arababaye. Ngo bahamagara umugore, baramubwira bati tukumenyekanisha ibwami. Aravuga ati reka reka, njyewe nibera mu bacu. Ndashimira Imana igifite abantu baba mu babo. Dufite abantu bavuye mu bacu baragenda, ariko nari mvuze ngo Imana ikugumishe mu bacu. Ndanuye kandi Imana. Haleluya. Bise mbyumva, ntago nje kwigisha, nje guhanura. N'ubuhanuzi nabwo. Haleluya. Imana ikugumishe mu bacu, Imana ingumishe mu bacu. Bantu barazerereye batuvuyemo kandi barakoranye natwe. Masezerano menshi bayafite ino. Mana yarababwiye ngo nzabagirira neza ino, ariko birabananiye gutinda mu bacu. Aramubwira ngo ngiye nibera mu bacu. Mugore ngarangije kubivuga, Elisa aramubwira ngo ntacyo bitwaye, twamenye ko nta mwana ugira, ariko umwaka
uzaba ufite umwana kandi uzagira umwana w'umuhungu, umwana w'umugisha. Umugore aragenda na Elisa aragenda, birangiriraho. Igihe kigeze wa mwana aramubona, yabwirwaga n'Imana. Igihe kiranagera ngo atura amaturo y'ishimwe. Ariko ngo umunsi umwe ndabyibutse ngo yicaye wenyine, aricara aratekereza, aravuga ati nta cyifuzo mfite, ariko nkeneye kumenya amakuru ava ku Mana. Iyo waje guterana uba waje kumenya amakuru avuye ku Mana. Ati umugore aricara gusa mu rugo, arabati oya ariko ndakomeza nicare nta makuru y'Imana mfite. Ngo arahaguruka afata igare ariruka ngo ajya ku muntu w'Imana. Ahageze aramubaza ati muntu w'Imana, nta makuru yizewe ufite? Nta makuru Imana iri kuguha? Reka mbabwire, ubwo mubona abantu badamaraye, ariko Imana iri gutanga amakuru, kandi amakuru akaze. Abantu bari kwegera Imana bari gucyura amakuru. Aramubwira ati nta makuru Imana iherutse kuvuga. Elisa aramubwira ngo muri iki gihugu hagiye gutera inzara ikomeye, kandi iyi nzara izaba ikaze, izagera ku rwego rukomeye. Bayitubwiyeho izagera ku rwego umugore arya umwana we, izagera ku rwego abantu barya amahurunguru y'inyoni, izagera ku rwego izaba ari inzara. Arangije ngo abaza umuntu w'Imana ati nakora iki? Umuntu w'Imana aramwemerera tuzahunge. Arahaguruka azinga ibintu aragenda, ariko agenda yaravuganye n'Imana. Wakubuye umutwe ko ndi guhanura? Nari mvuze ngo mu guhaguruka kwawe uhagurukane n'Imana. Nari mvuze ngo urugendo rwawe urushire imbere y'Imana, Imana iruhire. Ababyikirije bibe bityo. Nari mvuze ngo urugendo rw'abana bawe, urugendo rw'umutware wawe, ubuzima buri iwawe buseseke muri Kristo Yesu. Imana igendane nawe, nibwo uzagaruka utamwaye. Akaba abantu bari he? Haleluya! Nibwo uzagaruka utamwaye nuhagurukana n'Imana. Mugore ahaguruka, Imana yavuze, arahunga. Ngo amare guhunga aragenda abayo. Bakwikirize bakwikirize, yitere bakwikirize kibondo, yitere mumwikirize. Ariko buriya iyo wahagurukanye n'Imana n'umwara, niyo iri kumwaza byaba bihagaze birakuzomera, ariko ntibikugeraho kubera ko wahagurukanye n'Imana. Takosi folase manda eshelo birifa. Hagurukana n'Imana. Iyo wahagurukanye n'Imana ihagararana nawe. Mugore agenda ariko yaravuganye n'Imana kubera amakuru ko aragenda agezeyo. Igihe kigeze inzara irashira, mugore arongera arazinga aragaruka kuko Uwiteka yari yavuganye nawe. Hagaruka ntacyo yikanga. Ngo agere iwe asanga abantu bamaze gufata ibye. Hari abantu tsimbura gato bagahita bataka iwawe. Hari abantu barekereje. Ashinguye ikirenge ngasanga imirima barayihinze. Ashinguye ikirenge asanga ivomo bararihinduye. Ashinguye ikirenge asanga abantu bashyizemo urubiri. Suba abantu bakuye imitwe. Ashinguye ikirenge asanga abantu baragose, ariko aravuga ngo nahagurukanye n'Uwiteka. Haleluya! Aravuga ngo nubwo byagenda gute nahagurukanye. Iyo wahagurukanye n'Imana wicaye mu mwanya wawe ugarutse awuhagurukamo. Tiwaselase morege, ntabwo uburana nawe. Akikubona Imana irongera ikavuga ngo rata. Nari mvuze ngo abantu basanze ibyabo byaricawemo. Iyeri irambwiye ngo ihagurukije ababitwaye kugira ngo wicare aho wagombaga kwicara. Iye guhanura nabyumvise. Ratopita fola sirege shewo demand. Ntago ndi bwishingire wowe utakunda ubuhanuzi. Gengeye kwihanurira, niba utabikunda bireke, n'ubundi naheza hisi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Hari abantu banyazwe. Talome si folai shewo demanda. Wagarutse asanga abantu bateye imbuto zitandukanye nizo yajyaga. Dufite abantu bakuburanya akavuga ati n'urubuto nashyizemo nta nubwo bihuye n'ibyo wahingaga. Ngo baramwirukana baramushwishwiriza, ariko umugore aravuga ati mwanyirukana mwagira mbere yuko magurukana avuganye n'Uwiteka. Niba Imana ikwishimira, niba Imana yaravuganye nawe, uzabarya nk'imitsima. Si ngombwa ngo abantu bakwishimire. Abantu bagira igihe
igihe cyarangira bakakurekura. Ariko abantu iyo bakujisuye, Uwiteka yarakujishe neza, urateta. Iyo Uwiteka yakwishiye neza, nawe umuceri waguhenze urawurya. Haleluya! Iyo Uwiteka kwishimira, talosifora, anyagiza imvura mu murimo wawe abandi bumishije. Nari mvuze ngo Uwiteka kwishimira, ariko wowe nari mvuze Imana iguha umuhesha. Barokore turi kumwe, ariko dutere haleluya. Talola la sevole gere mana wenda bigirane wisti fota elansegele bolefai. Kibazo ntago ari ibyo batwaye, ahubwo ikibazo waguruka wavuganye n'Imana. Kibazo ntago ari bicaye mu myanya yacu, ahubwo ikibazo twavuganye ni yera tugenda. Ngo agaruke biramucanga, yabagera imbere bakamubwira ati n'ikindi gihe wagenda gujyahe. Dufite abantu hunga bagasigara bicaye, bakakubaza ati ahubwo wowe wahungaga iki? Bikagucanga kandi koko nibyo. Ariko ngo kuko bari bafite itegeko ngo baramwirukana baramushwishwiriza. Uwo munsi rero, aleluya, kumbi inzara yashize mu gihugu. Umwami nawe abyuka ashaka amakuru. Haleluya! Aravuga ati amakuru y'umuhanuzi wabaga ino nayahabwa nande? Ngo nuko ahamagara Gehazi. Uraba Gehazi uretse kureba ibibera aho hanze n'ibibera mu gikari no gucunga umutekano nkuko babitubwiye, rata ba Gehazi uretse gucunga umutekano w'Imana yavuzeho, amakuru menshi ntago baba bayazi. Ako disi yaba narinjanye n'abaroko ntago baba bazi amakuru, bacunga umutekano gusa. Byaze rero amubwira ati nyine urumva, ati ndashaka kumbwira ukuntu byagenze. Mu by'ukuri koko umuhanuzi wabaga ino yakoraga iki? Ati yazuraga umuntu wese. Ati nyine urumva, nanjye nabyumvaga gutyo, nabaga nahari najya kumushakira ibyo kurya nkumva ngazuye umuntu. Nuso umuntu nanuzi. Ati nyine urumva, reka habaga umugore ubundi rata, niba Uwiteka kwishimira, nuhabura bizakomangana, nuhabura bazabimenya, nuhabura bizamenyekana, nuhabura ipfa kubikwishimira. Nta kibazo ufitanye n'Imana bizakomangana. Harabwira ati nyamara atahabaga umugore. Ati ndetse uwo mugore ni nazuriye umwana. Umwami ati buretse sobanurira. Nta bindi yakoraga. Ati nyine yarigishaga. Ati yewe atari kuza uko nibi bintu by'imvura byo kuvuga ngo inzara, tinako kanakaye mu gutwi, ariko uwo yabibwiraga ntaga hari, ariko kakanuka inzara yarakavuze. Ati nyine yayivuze yiki? Ati nyine urumva ngo akirimo kuvuga kumba umugore azindutse mu gitondo aje kureba ko Imana yamurenge ku mwami. Ngo akinjira Gehazi amubona mu madirishya, ahita abwira umwami ati wimbaza byinshi, nyirubwite ayiwe, hari abantu Imana ihaye gusobanurira ibyo abantu batasoba. Talala solegere, ubushize warareze ntibabyumva, ubushize waraburanye n'ibyemera, ubushize byaranze, ariko Imana iravuze ngo noneho bisobanure. Imana iravuze ngo subirayo, ariko wigira ubwoba. Ko numva mpanuyera wavuye y'ubushize byanze, ongera usubire. Imana iravuze ngo subirayo, subirayo, subirayo. Umwami akeneye amakuru. Ngo akadasubireyo tasifo lance go demanda estifo tasegu enance borefa sheodema. Imana ishimwe, subirayo. Muko subirayo, wigira ubwoba. Wigira ubwoba ngo urumva ngo ubushize ngo yari yambenze ngambwira amakuru mabi ngo anesha umutwe ngo none yagarutse. Mwemerere na none yewe wajaje ahuye n'umwami. Gusa hari icyo ntavuze, tegereje ko ntitira ngo nkubwire ngo n'uwawe uzaperereza ibintu byawe byose bijya kwinjira byabanje kugorana. Aga ibintu byinjiye byihuse byose ariko biba ari ibyawe. Arakata ngo agikata umwami ngo amubone, aramubwira ati abwira Gehazi, abwira umwami atumva, dore wa mugore twavugaga nguyu
ngo nuko umugore araza, niho twasomye. Ahageze ngo umwami amubaza byose. Ayiwe, nugire ikintu yishe imbere y'Imana, umubwire byose, umubwire byose bikugoye, umubwire byose byanze, umubwire iby'ubushize byanze, nibimaze imyaka 10 umubwire, wongere ubimusubiriremo. Ngo umwami amubaza byose, umugore abimubwira byose. Ngarika kimara kumubwira amakuru y'ukuntu umwana yazutse byose, ngo ahita amubwira ngo hari n'ikindi cyangenza, ngo ni igiki? Ngo ureba nari ngarutse mu gihugu, yamanuriye iyi nzara, ndahunga ndagenda, none ndagarutse nsanga abantu batwaye imitungo yanjye. Umwami aravuga ati rekera aho ngo ito wari ugiye kuvuga nabyumvi, ariko aba bantu barahari we, ibyo wari ugiye kuvuga nabyumvise, ahubwo umva icyo nkoze, kubera ko ngewe umwami najya mu baturage pfiriye nta mwanya mfite, ariko nguhaye umuhesha, nguhaye umuhesha. Buretse gato, umuhesha Imana imuhaye ntabwo ari ugiye kumuburanira. Dufite abantu bazi kuburana, bazi no kuvuga. Oya, nibutse ko umuhesha aza nyuma y'umuburanyi, y'umwavoka. Abantu bari hehe we? Umuhesha aza nyuma, ariko abantu baraburanyira. Umuhesha aza nyuma. Hari umwavoka kukuburanira uzi kuvuga nka Gihozo, sobanura amagambo akayatondeka, akubitamo itegeko, akubitamo imibare, akubitamo aho rivirigiriri, akitsoka. Hari abantu bazi kuvuga. Hakaba n'umwavoka ushobora kuguhagararira igihe udashoboye kuvuga. Hakaba rero umuhesha uguhesha ibyo watsindiye, abadayimoni baziritse, ibyo watsindiye, abarozi baziritse, ibyo watsindiye, abantu bakabikuriganya. Tera haleluya. Tumaze iminsi dusenga, Imana ikakubwira ngo nguhaye iki. Hari abantu babifite bazi ibisubira bikagati, dore kugeza ku rwego umuhanuzi atakivuga ngo nguhaye, ahubwo kumva umuhanuzi aravuze ngo ko mbonye ko ntacyo kumbi nazo, ko mbonye uri muzima, kumbi uracyarwaye, uracyagendera mu kagare, ko mbonye. Burya iyo yabonye ni ibintu biba biri aho byawe ufite uburenga, byanditseho amazina yawe, byawe bwite, ahubwo abadayimoni bakomeza bakuzerereza kure yabyo kandi biri aho. Abo rero niba shaka ko dusengana mutaza kwivanga, ni abantu Imana yabwiye ngo ngibi, ikakubwira ngo byakire, ikavuga ngo ndabiguhaye, ikakwemerera ngo ndabiboshye, ikavuga ngo nshyizeho kashe muruza, ikavuga ngo ndabisohoje. Nabo shaka ko umuhesha ahesha ibyabo. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugore umwami aramubwira ngo akira umuhesha, kandi uyu muhesha yaje hari ibintu bibiri bimuzanye biryoshye. Vuga ngo kagira inkuru. Shanzi kuba ari inkuru Mana we, yibarese. Ikintu cya mbere kimujyana, abazanywe n'itegeko, afite igipapuro kiriho kashe, yafashijwe no kuri kwihoraho, ntabwo aza kuburana. We ahagarara imbere y'inzu yawe, agasanga irafunze cyangwa irafunguye, akavugana n'uyirimo ngo uratanga ifu. Kabiri, ntabwo agenda gusa, aza yitwaje n'ingufu. Iyo wanze akoresha riteweho na kashe ya Repubulika. Ariko abantu bari hino cyangwa baragiye. Haleluya. Aba yateweho na kashe yo mu gihugu cyaho avuye cyangwa se ari gukorera. Kabiri yahageze, iyo utangiye kuzana iby'amananiza nta kintu avugana nawe. Iyo ibintu birimo abikinjaniraniramo, iyo ari umurima awuteraho umuhati nta magambo muvuganye. Ikintu aba afite ni metero gupima ubuso n'uburebure bw'ibyo aje kuguhesha niba byuzuye neza. Ariko aba bantu barahari, Imana y'Isiraheli. Noneho uyu rero ntago yaje ibyo gusa, hari akantu ka gatatu yarengejeho. Umwami aramubwira ngo ndetse aguhe n'ibyo basaruye kuva igihe
bashaka umuhesha w'Imana cyangwa nabo umva wo muri Kristo ko atanga atandukanye noneho nabino we ngo aguhesha ubushobozi bwo guhabwa n'ibyo basaruye kuva umunsi waviriye ino. Umunsi waviriye ino uzu wariwo ni umunsi Imana yakwemereraga ko ibifunguye, ni umunsi Imana yavugaga ngira biguhaye, ni umunsi Imana yavuze ngira bisohoje, ni umunsi Imana yavuze ngo acira. Guhera uriya munsi iminsi babayemo Imana itegetse ko bakwishyura n'imibyizi. Tugiye gusenga Imana ishiremo n'ibirarane, Imana ishiremo amarira warayurira, Imana ishiremo agasuzuguro bagusuzuguye, Imana ishiremo n'amagambo bakuvuze, Imana ishiremo refota n'imoza amarira. Hari abantu bazikeneye ngo bagire gutya ndebe, gira gutya tera haleluya shalola selota folegeremo. Aramubwira ngo nibaguhereza ibyawe gusa guhera umunsi waviriye uwahinzemo. None akantu kamwe namenye nahishuriwe, ntabwo uwahinze abarumwe. Guhera umunsi yatwemereraga ibyacu dufite abantu bagiye bahinga hejuru yacu, baba bari umwe arahinga yamara gusarura yujuje akavaho akazi. Dufite abarimu baducucumiye ino pirifola segere. Dufite abantu bagukanda bakakudoda nabi shewo de fayigiri. Dufite abantu badutakajemo imikasi mu gisebe penifo shiwo tola sikita. Dufite abantu baduhagaze hejuru baratsinda, kaduhagarara hejuru yakugize intumbi agatsinda. Abo bose bagomba kuza bagashyiramo ibirarane n'imibyizi. Bariye twebwe turira, bariye twebwe tuboroga, basuzuguye abana bacu twarabyaye. Dalose fonkentoma shelola selomanda etako sipostifo. Uzi kujya kwivuza wabazwe ukudoda bizi ko agomba gushyiramo n'ikinya akakudoderaho, kandi ikinya uri bukishyure kuko burya fagitire yawe yaba yanditseho ko n'ikinya kigomba kuba kirimo. Ako we akakudoda wumva avuga tundi mwaguyemo, tundi murakizwa byanyura tuzibya yinjiza urushinge. Iyo mibyizi y'ubwo bubabare n'ubwo buribwe twaririwemo, iyo mibyizi twaririwemo, igisuzuguro twasuzuguwe, agahinda twagiriye ino, Imana irategetse ngo bashyiremo n'ibirarane. Hari abantu bazikeneye Mana indengere we. Hari abantu bakeneye ibi birarane. Aramubwira ngo naguhereze gusa imirima. Dufite ba profeseri bagukubita ikizamini imibare yose ntayuzuza ugacanganyukirwa. Bundi niba ikizamukizanye ku kibaho ujye ushyiramo imibare yuzuye. Nyine umuntu n'ubundi agiye kurwana no gushaka igisubizo, ariko imibare ko wayikuyemo arahera hehe abara. Nibyo koko mwabiherewe ububasha, mubihererwa n'ubutware guhinga mu mirima y'abandi, ntacyo bitwaye. Talala losefo ekota narabitsindiye, amasuka yanyahora atyaye. Ariko Uwiteka reboselo devo enarsevo ireba itarenganya, imenya agahinda k'umuntu. Yavuganye natwe duhaguruka mu gihugu, iravuze ngo babiduhane n'imibyizi bagiye basarura tudahari. Allo enkosevone etala binifo. Tugiye gusa sheola sikota manda pelo sifo la sema shewodema edafo. Zumuntu wagarara hejuru y'inkovu yawe akayituritsa tikosili birifo pelo masiho. Zumuntu byarira mu biganza kareka uruhinja rwawe ureba udashobora kwegura umutwe akarutura hasi penifo talaze uririra ku rutugu rwe
agahita atwara amarira akayashyira ku cyasha akayamanika ahantu akayagira icyapa akayagira inkuru. Uzirivaya etasominifo elansema shewode stifo. uzi umuntu kumuganyira utashyurira uvuga uti turasengana kumbe ugasanga niwe uri kukurasa. Talaminifo dasego shewe ariko yera shibinifo iravuze ngo ubwo tugarutse rata. Haleluya! ubwo tugarutse n'imibyizi yacu n'amarira abana bacu barize. uzi kugira ngo abana bawe bitwa imfubyi batarapfushije ababyeyi, wakakuramiye akaba ari ugutsindagiraho igisongo, wakakuvuganiye akavuga ati amakuru yenda yazi neza akayavuga nabi. Beni wiri binifo shiwode. Imana ije kutuburanira, Imana itwemereye umuhesha. iravuze ngo ntabwo wowe wabyivugira ngo byumvikane, Imana yohereje umuhesha. mbibutse ko iyo umuhesha aje, umuntu waje kuburana ugiye utsinze bagiye guhesha ibye ntabwo yemerewe kuvuga. biriya wavuze birahagije, Imana nishaka kurenza aho biriya. biriya waburanye birahagije, rindira umuhesha aze. niwe wenyine uri bukoresha itegeko. nafashijwe gihozo cyiza cyane, ntabwo nakurindira. shingiye ku nkoni nakubiswe mu rugendo nanyuzemo, ibyo nakubitanye nabyo ntabwo nagutegereza ngewe, mfatiraho niko nimereye. ibyawe sinabyishinga, namenye uri butahe. wenda ni mwebwe mwa muri butahe mu mataje nkwishinge se. kirayo di kirayo aho mba ndibunyeranyereze nyerera ndahasi girayo rata. amen. abanyikirije Imana umugisha rata. amen. twongere rata. haleluya! mugore yari yarasuzuguriwe ahantu, abantu bakamutondagira kamubwira bati ubundi Imana yawe iri hehe, wahagurutse ujya hehe. cyari igihe gikomeye, cyari igihe cy'inzara ikomeye. iyi nzara ku buryo umuhanuzi wayihanuye aravuga ngo iyi nzara izashira, ngo umuntu wegamiraga umwami ahita amubwira ngo uzaperereze iyi nzara ntiyashira, ngo undi ahita amubwira ngo uzabibona ariko ntuzabiryaho. ni inzara ikomeye kuko yari yapfiriyemo n'abantu. umugore rero agarukana ijambo yavuganye n'Imana. ndashaka gusengana n'abantu bavuganye n'iyera. shaka ibe yaraciye mu nzozi, si ubu barahari. shaka ibe yaraciye mu ijambo, shaka ibe yaraciye mu muhanuzi, shaka ibe yaraciye mu ndirimbo ikavugana nawe, kuko Imana iravuga. na mukanya ivuganye nanjye, njye abaririmbyi bararirimbye, numva ijwi rirambwiye ngo rata, n'urubyaro rwawe wabyaye ruzahabwa umugisha. ntabwo rwabura agaciro mu muryango ngo ruzabura umugisha w'Imana. haleluya! hari ibintu Imana ihesha umugisha kuko nta handi hantu byabonera umugisha. bari kuririmba Imana ivuganye nanjye nicaye hari, irambwira ngo n'urubyaro rwawe ruzahabwa umugisha, kandi bazagutera baciye ku nzira zimwe ngo bahite batatana baciye mu nzira 7. byo narabyiboneye n'amaso yanjye ukuntu Imana itatanya abantu. uzi uko mwimwimurira muri Amerika nta nakazi afiteyo, akagenda yiruka ngo agiye muri Amerika. kumba agiye guteseka Imana imuhungishije imbere yawe. namenye ko abantu bose baba muri Amerika bataguwe neza di. harimo n'abagenda bagiye ku ishuri, kumba Imana igira ngo izarengere uwe yavuganye nawe. Imana ikabatatanyiriza mu nzira 7. uzi ahantu Imana idukuye, uzi ukuntu Imana iduhetse ikaduhekana n'abo twabyaye, uzi ukuntu Imana idutwikiriye, uzi ukuntu Imana iduhaye abahesha tutanabizi. merutse gusengana n'umuntu kansoreze kuri aka kantu. mugore araduhamagara aratubwira ati muze dusenga, hamagara abahanuzi nka 30. twari turiyo turi benshi, dore ko Uwiteka yaramuteye iteka harimo inkoko. ubwo urasetse kuko iwawe myumuzirya. ashyiramo inkoko, ashyiramo umuceri, ikirungo kishyushye bye. ku nyama rero njyewe mba nanaruze byo, niyo naba afite urugendo narusubika ariko ngabanza nkaza nkazirya. shamenye ibyawe wese ko wazihawe kuva kera nkwishinge. umugore araduhamagara atubwira ati muzaze dushima Imana n'amasengesho yo gushima gusa. Uwiteka ngiriye neza. turagiye turabanje tunywa icyayi cy'amata gikoze neza. dore ko abarokore twahahuriye bose bari inzahari, turi kugenda tuzahuka gake gake.
tukubise muri sare bariramo dusanga hicaye ikintu bita inkoko. Aravuga ati umuntu wese azirya uko abyumva, nushaka kubanza inkoko uheruka ifiriti. Nako kantu bashyizemo niko sawa. Ibintu byo kutubanza imiceri mukazana inyama nyuma, ibiriya bintu mwabyigiye. Mwaje mubanza inyama tukaheruka umuceri. Haleluya. Haleluya. Turariye tunyweye ibyayi. Aratubwira ati rero mfite Imana yamaye ahantu ho gusengera, muze mu cyumba cy'amasengesho musabiremo umugisha. Twinaga murumva umurokore wariye. Yewe dore ubuhanuzi ngo buracece bwagonganiraga mu kirere. Abantu umuntu umwe yiterera mu kirere ahanurira mugenzi wacu umwe wari waje aho nawe aje gusenga. Aramubwira ngo Imana iravuze ngo wowe n'umugabo wawe n'abana bawe ibimuriye muri Canada mu kwezi kumwe. Nundi muntu twari twazanye. Turujujwe turafashijwe. Imana iramubwira ngo ndaguhagurukije kandi mukigerayo kugira ngo wemere ko ari Imana. Namenye urugendo Imana itegura ruba rurimo umugisha. Haleluya. Kugira ngo wemere ko magurukanye nawe muzagera mubona akazi kuko ndi Imana ivuganye namwe. Umugore ahita atubwira abahanuriye ati se ko nta shuri na rimwe nize. Imana iramubwira ngo umva nzakwigisha icyongereza mu nzozi. Shuri ry'Imana we. Ntago wabyemera nyine we kuko utazi amakuru y'Imana. Imana ikoramo buratangaje. Turahaguruka turataha. Byabaye yari imubwiye ukwezi kumwe. Mu byumweru bitatu bari babonye amaviza. Ni ibintu bitoroshye bakayabona n'abana babo. Ni igitangaza cy'Imana ubwabyo. Mu byumweru bitatu amaviza n'abana babo bose n'umuyaya. Bajya kumwakira ibyangombwa iyo za Cyangugu, bemerera ababyeyi be baramwemerera, nuko amwambukana n'umuyaya wari uri muri urwo rugo abonera umugisha. Iyo ufite umugisha n'umukozi wakoze wawe abona umugisha. Barahaguruka baragenda. Bageze yuko Imana yabivuze ihita ibahereza akazi wose. Amafaranga ari isuku, umugabo bamwicaza ahantu ku noti. Faranga rirameneka ngo bamareho nk'amezi 3. Baravuga bati umugabo abwira umugore ati ariko ibi bintu ribuka ukuntu wabimbwiye umuhanuzi mwe kuko umugabo nawe wari uhari. Ati none ko numva ari ukuntu nakorera umugisha kuri uwo muhanuzi tubigenze gute? Igosha sibyo. Kandi ako kantu umuntu abanazemo ugira ubwenge. Dore uragiye nakwibuka ko mwigeze duhanurana, nakwibuka ko twagusengeye, muragenda mukibuka inkweto, mukibuka imyenda, mukibuka ingendo n'amamodoka. Kuki mutibuka bene wanyu mwasizino? Muzagaruka. Ako kanya umugabo abwira umugore ati ndumva nekereje mu mutima undi ati kagira inkuru. Ati kandi nk'umuntu w'umugabo ufashe icyemezo mu rugo, ndashaka ko tugurira imodoka uriya muntu waguhanuriye. Tutitaye ngo afite inzu cyangwa ntayo afite, umutima wanjye umase ko twamugurira imodoka akajya yigendamo akamenya ineza y'Imana. Umugabo ahantu yari atuye ntabwo haparikwaga imodoka. Urumva nyine nibwo yari agisubizwa ntabwo byari byakoroha neza. Ega ibintu Imana ni ruto bavandimwe. Ntabwo bizira rimwe uzaperereze. Ubona binisutse uzagira ubwoba. Burakeye arabimubwiye. Baramwandikiye kuri telefone kuri WhatsApp. Baramubwira bati mu minsi 40 niba ari n'8 nzaba mwoherereje imodoka n'ibyangombwa byayo, wowe icyo uzajyana niranga muntu wara muri Majerwa bakayiguha. Nzanayisorera nzayishyura byose kubera ko wadusengeye. Nyamuntu rero abarokore n'abana beza avuga ngo kagira inkuru. Abarongeye adukozeho ntibaranayizana. Urayizi ko abarokore benshi babyina mbere y'umuziki simubizi. Abadukoze twese kwaje turi nk'icumi we. Aravuga ati muze mbabwira ikintu Imana yankoreye, Imana yo mu ijuru sinakibika. Urumva bamwoherereje iyo message y'imodoka ariko bamutumira n'utudolari nyine two kuba yumva uko mwamagira neza kugira ngo yitegure kujya mu modoka. Ko modoka nago wajya mufite umururumba. Haruko wazajya uhagara kuri voro ukagenda urya kubera wacagayo irabanzika kugaburira kugira ngo akantu k'inzara gashiremo. None wikomeze utwara udafite ubwo. Aratubwira ati hari ukuntu banyoherereje nimuze nk'abarokore twasenganye wa munsi abona 10. Turicaye dutekeye inkoko, dutekeye ubugara, dutekeye inyama, turariye turanyweye. Aratubwira ati ijambo rinzanye ntago ndibahisha twarasenganye. Ati dore turebye message ati nyuma y'imyezi 48 imodoka izaba ikugezeho n'imisoro n'ibintu byose Majerwa ni uzayifata. Atuwiteka ba bantu twasenganya Imana yarabajyanye none banyibutse
twitereye mu kirere. Umuntu wa mbere bateye korasi turayibyinnye, yari yarabitubwiye. Umuntu mugenzi wacu umwe aba aramwongoreye ati niza kuri telefone niba ufiteho amayinite. Undi ati nyafiteho. Urumva Yesu yaramusubije vuba, amayinite ntiyabura. Amayinite se wayabura kandi watetse inkoko? Arasohotse kandi nawe n'umuhanuzi ni igikuki. Abarirutse agiye hanze ati kanihamagarira umuntu. Bararebye kuri ya message yatweretse. Mani guha ubwenge n'amaso y'umwuka no kumenya icyo kuvuga n'icyo guceceka. Uyu mugore yagiye kubwira umugabo we ngo ndashaka kuma ingamiya vuba vuba zikanyirukankana nkajya kureba umuntu w'Imana. Umugabo aramubaza ngo n'uwiki? Aramuhisha ngo oya wowe mereza gusa niruke. Ntiyamubwira ko yapfushije umwana kubera ko yangaga ko izina ry'Imana ritukwa. Haleluya! Aravuga izina ry'Imana ridatukwa ku muntu nazaniye abantu. Abantu benshi baziza umunwa. Umutipe aragiye ahita afata audio arandika message handi munsi ya misi nyine bamuhaye. Aravuga ati ariko hari ikintu ntekereje. Ubunda umpa imodoka baso wanyu bibyumba bari kwicwa n'amavunja warabibagiwe. Wowe umpa imodoka banyoko wanyu ntago bari gupfira hari ihuye. Umpa imodoka nyoko bukwe nahinga mu gishanga ntagire uzabanze bene wanyu ndakwiyamye Imana izampa. Ahita yandika arayohereza. Imaze kuvivura kabiri arayisiba. Dufite abantu bazi gusiba. Arangije arasohoka agarukamo ahereza telefone nyamuntu. Turariye inyama turahano. Uwo munsi ngubiye gutwara abahanuzi 10 twese turareba pe. Ndabizi neza turareba pe. Ndabazi neza nanjye kandi nari ndimo. Imana ni yatubwira ikibaye. Turasenga tumuhanurira ko igiye kumwimura aho handika mutuza handi kugira ngo nyine n'imodoka ibona hihagarara. Haleluya! Kandi twari turimo turangije tumubwira ko atari ibyo gusa Imana izamugirira neza nk'umuntu wanatugaburiye. Twatura umugisha mu rugo turasohoka turataha. Umugabo ategereza imodoka iminsi 10-20. Mu gitondo akohereza ijambo ry'Imana rihumuriza imitima y'abambwe cyangwa nago yumvishe neza se yapfuye ikinuriya muntu. Ariko muri ako kanya aratubwira ati nagira ngo mbayishurire ukuri. Aradutembereza atwereka mu gikari dusanga ari ikimodoka kinini n'akana kayo. Aravuga ati iyi ni yanjye iyi ni y'umugore. Ubwo umugore yari arimo yiga ntayazi arimo atubwira ati mwamubwiye koko ko imodoka nayizi. Haranjyana kwiga imodoka ndatigenda uyiga Uwiteka niwe wayiduhaye. Turasenga turishima turataha. Hanyuma na wa mugabo hari wabyishe nawe aramugaburira. Arangije aradusezerera ati Uwiteka yaciye inzira ama imodoka yanyemereye. Tutise ko yatinze aravuga ati nyine ibintu by'Imana hari igihe abadayimoni babifatira mu kirere. Arigendera. Nyuma yaho nibwo yadutumiye bake muri twe aratubwira ati dore runaka mujye mumwitondera niwe wasibiye amayira. Ariko kuva yamusibira amayira urwangara afite. Imana ya Isiraheli nubwo umuntu yagusibira amayira Imana yizanye amaboko aremereye iramuremerera. Aragucereza ariko ikamuremerera. Iramuremerera kajya agenda yumva aremerewe. Mani ture alo silo da fola shewode. Chaka gusengera abantu nka 12 ngasoza. Muntu wa mbere Imana yambwiye ngo dusengere ni umuntu ufite nimba n'umubabaro n'amarira menshi. Nice hari Imana yambwiye ngo amaranye iki? Amarira n'umubabaro adafite ubusobanuro. Tambuka dusenge. La silo pesifo shewola shayinima. Amarira n'umubabaro wabuze umureshi, wabuze ukuvugira, wabuze ukuvuganira, wabuze kirengera. Hari igihe ibintu bikugwirira ukabura kiburana ukitwa mubi ukitwa izina ribi. Abantu bakagushyira mu ishusho bashaka bakagushyira mu kigejana. Abantu bakakujanisha kuko udafite icyerekezo. Wabuze uburirira, wabuze ububwira, wabuze wabibwira n'ububibwira araguhunga. Basito pista fota. Imana ibaziturisha imitima ifite umubabaro. Tambuka dusengane, tambuka dusengane. Teri intambwe uzupfukame, teri intambwe pela lola selome enastifota.
sola. Imana izi gupfukamiza no guhagarariza no kwicara. Tambuka dusengane, tambuka dusengane, tambuka. Peni wini mandasti solai. Sheore ufite umubabaro, ufite intimba, ufite agahinda, nugira ugusobanura, nugira ubisobanura. Uriri araguhunga, wegereye agahunga. Shalom elanselobere fola. Haleluya. Imana yambwiye ngo nawe agahinda kuzuye umutima. Utabwira umuntu ngo akumve. Hari ibintu bikurenga ukabona bimaze imyaka myinshi, ejo bigasubiramo, n'ejo bundi bikongera, ukagera ukabimenyera, ukabyakira, ugaturana nabyo, ukicarana nabyo, ukajya ugendana nabyo kuko udafite aho ubyerekeza. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo izanye umuhesha. Imana izanye umuhesha, kandi uyu muhesha arabanza yomora umutima. Ntibazakubeshye, ntabwo umuntu ashobora kwakira igitangaza umutima usobetse amaganya. Ntibishoboka. Mutima ugomba ubanza uboke kugira ngo ubashe gukira. Tugiye gusa pelansola fodistifola. Umuntu wese uzi ko asobetse agahinda n'umubabaro niyicare, niko Imana imbwiye. Hasigayemo abantu bane ndi kubareba. Tambuka upfukame. Wowe pfukama bikore kuko ari Imana ibivuze. Tambuka upfuka. Bimaze igihe kirekire, bimaze imyaka, bimaze iminsi, abantu bose bagufashe ijambo. Dayimoni aragusura uko ashaka, arakuvuga uko ashaka. Dayimoni arakubyogora. Hari ukuntu shitani agusuzuguza abantu, umuntu wese akajya gutunga urutoki uko. Imana iravuze ngo yarabibonye, izanye umuhesha. Imana izanye umuhesha, azahuruye nonaha. Imana izanye umuhesha. Nyuma y'aya masengesho muzaza gushima Imana. Nyuma y'ibi bihe Imana irambye ngo nimbitangaze, muzaza gushima Imana. Muzaza gushima kuko Uwiteka azanye umuhesha. Kandi umuhesha ntabwo ari bugusabe kuvuga, ntabyo uvuga, ntabyo uri buburane. Mubwiye gupfukama, wigira amagambo wongeraho. Ayo wavuze arahagije, ayo wasenze arahagije. Icecekera, Imana izana umuhesha. Icecekera, Imana izana umuhesha. Icecekera, Imana ihanagura agasuzuguro. Icecekera, Imana ikureho dayimoni. Stifo elance godeba sheode lasebo elance kotai. Muhaguruke mwese dusenge Imana. Muhaguruke, abandi bantu basigaye bicaye bahagarare dusenge. Niba we byarakemutse, fasha abandi dusengane. Niba hari ikintu nabonye kigitungu nyinshi, ni ugusengera abandi, ni ukwingingira abandi, ni ukwikorera umutwaro w'abandi. Umuntu mwikorera umutwaro, Imana ikamutabara nawe ikakwimuka. Nyemerera uhagaze azamura ibiganza bye, twinginga Imana ishobora byose. Shewode fo elansemo alatopita fota alasema. Mera umuyobozi mikoro wa gahunda asenga Imana. Abandi muzamuye ibiganza, dusenge. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Mwami w'abami, uri mwiza Data wa twese. Ndagushimye kuri Imana ishobora byose. Nukinga ntiyagira ukingura, wakingura ntiyagira ukinga. Imana ishimwe iri mu ruhande rwacu n'intwari, niyo yomora ibikomere. Haleluya. Data wa twese mwiza. Haleluya. Mana ndagushimye, ndagushimye Mwami w'abami. Wowe ureba, uri Imana ireba, Imana ireba, uri Imana ireba, uri Imana ireba. Yamara kureba umuntu ikamwitegereza, akamenya uko ameze. Niko warebye Abisirayeli, umaze kubareba umenya uko bameze Mwami. Haleluya. Data wa twese ndagushimye Yesu, ndagushimye Mwami w'abami. Wera wa Isirayeli, nuwabwa icyubahiro. Ni wowe uturebye, ni wowe utubonye, ni wowe uturengeye, ni wowe udutabaye Mwami. Haleluya. Mwami, Mana werekera kose, uri uko wahoze ntabwo uhinduka. Imana ikora. Data wa twese mwiza, ni wamamare Yesu. Mana nyiringabo, Mana nyiringabo, Mana nyiringabo, Mana nyiringabo. Ndabona ukoze ibikomeye, ndabona urengeye abantu bawe, ndabona utabaye abantu bawe, ndabona wemoye ibikomere, ndabona Mwami, ndabona wohereje marayika kurengera abantu bawe Mwami. Mana Data wa twese, twarakwizeye Mwami, twarakwiringiye Mwami. Ngo bamwe biringira amagare, bandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana yacu. Imana yomora ibikomere, Imana irengera abantu, Imana itabara abantu. Haleluya.
mwiza neza yawe mwa haleluya babyeyi baranezerewe n'utawatabaye abana baranezerewe n'uwatabaye abasore baranezerewe ni wowe watabaye Yesu ni wowe mwami w'abantu ni wowe data ni wowe Yesu ni wowe uturaniye ni wowe data watwese wera wa Isirayeli Imana ishimwe iri mu ruhande rwacu iyo ni intwari iri mu ruhande rwacu iturwaniriye iri mu ruhande rwacu ibonye bwacu iri mu ruhande rwacu igaruye bwacu iri mu ruhande rwacu iyo ni ituvuganiye habwa icyo data watwese ko wari ukoze ibikomeye mwami mu bwoko bwawe Uwiteka niryo zina ryawe mana 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 niwamamare Yesu kubera ko mwami urengera ubwoko bwawe Yesu aleluya turagushimye mwami kuri Imana igira neza tugukomeye amashyi mwami tuguye amashyi Yesu ayo mashyi yawe turegeye mwami w'abami urera wa Isirayeli erega n'udutabaye ni wowe duhesheje umuhesha haleluya turakubonye Yesu ni wamamaye haleluya urakoze amina musubire mu myanya yanyu musubire mu myanya yanyu torero haleluya sengera aba bantu mitesuza torero haleluya Yesu haleluya ntabwo mwumvise torero haleluya ntabwo mwumvise torero haleluya sibwo wakongera ijwi torero haleluya Shewode lance mora Shewode mamba stifo karamemana Pini wistifo de gire Shaka gusengera umuntu Imana ivuganye nanjye watewe n'imbeba azapfukame imbeba ziriwe ntago ari imbeba zisanzwe tambuka dusengane shaka gusengera umuntu watewe n'ibiheri piri witafo tambuka dusengane shaka gusengera umuntu maze imisaroti inzoka imwirukaho ishaka kumurya tambuka dusengane shaka gusengera umuntu watewe nayo mu rugo akayibona piri witanama elance shalome dafole sikuta lalama shaka gusengera umuntu ufite umuntu ufunze n'umuntu ufunguwe vuba bari hano baze dusenge shaka selola la bonefo tiko salama enase karamemana nakumvise wahageze mwite Imana iduhaye abahesha ababakiriye niko bigenze uratsoka n'ibimenyetso bifatika bikwereka ko Imana yazanye umuhesha ku buzima bwawe Lemasti fotase shaka gusengera umuntu waburanye n'umuntu we babuze umuntu ntago bazanari bayo dusenge shaka gutase fo mbonye no mugiye kuzabona yarapfuye nyine muzihangane Imana iramubayeretse uko byaje pitaso pirifo elase nta muntu wemerewe gusohoka turi gusenga shidi birifo elase godema shaka gusengera umuntu upfushije ubukwe isuro irenze imwe aze dusenge shaka gusengera umuntu Imana yambwiye ngo arashaka kujya mu cyaro sinzi bimujyanyeyo aze dusenge shelo mistifo shaka gusengera umuntu ufite urubanza aze dusenge shaka gusengera umuntu wazanye dosiye imbere y'Imana ni ibintu bijyanye n'inzandiko nabonye yabizanye imbere yiwe vayo dusenge talola zomene fo pistifo layi shaka gusengera umuntu watwawe inzozi aze dusenge abo nabonye ari benshi kandi baranyazwe ibintu bikomeye Imana yongera igaruka ku nzozi zawe kenshi Imana ivuganira n'abantu mu nzozi pistifo Satana gusiriye imiyoboro abagutwaye ikintu cy'agaciro shaka gusengera umuntu wabuze akazi mu buryo bw'amaherere niko Imana yambwiye yiruka amatazi bibaye pfukama dusenge Imana ikugarutseho kandi Imana iraza gutanga ibihamya tuba dufite abantu b'abajaji baje kujajinga ibintu uko bigenda ibintu uko bigaruka ariko Imana twiringiye nta muntu yijajinga lalomestifo narababwiye ngo ibintu by'umwuka bigenzuzwa umwuka yuzanye by'iwawe n'iby'iwanyu nuko mwakijwe nuko mwajino nago pfamo ibintu by'umwuka ni 7 ntago wabigenzuza umubiri ngo uzabishobore perifasi shaka
gusengera umuntu Imana imbwiye la domestic for the gire afite randevu yo kwa muganga, apfukame dusenge. Shaka gusengera umuntu urwaje umwana igihe kirekire, Imana yambwiye ngo nongereho ngo ni igihe kirekire, kuko abarwaje abana hano ni benshi, ariko ni umuntu umurwaje igihe kinini ategereje iyera yavuganye nayo. Pfukama twinginga iyera iguha ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Shaka gusengana n'umuntu lancero birifo yakiriye amafaranga menshi mu gihe gishize, ariko aya mafaranga n'ubu arayicuza, yamuciye mu myanya y'intoki mu buryo atazi uko bigenze. Imana ni kwimbwiye yakiriye amafaranga menshi atari make, ariko mu gihe gito amafaranga yaramushizeho. N'uyu munsi arabyicuza akavuga ati Imana ariya mafaranga yagiye he? Imana yambwiye ngo n'abadayimoni bayibye. Piriwitifo. Shaka gusengera umuntu ufite ikizamini, apfukame dusenge. Mbonye Imana ihereza abantu perime, mbonye Imana ihereza abantu provisoire, mbonye Imana itanga intsinzi. N'umuntu ufite interview nawe apfukame dusenge, mbonye Yesu aguhagararaho. Hari igihe uvuga ibintu bicurikiranye Yesu akabicurukura, agezeyo akabigira ukunda bibaraka, bigakunda sha, bigakunda yo, bigakunda kuko berekejwe n'ijwi ry'Imana. Imana tolerance more. Shaka gusengera umuntu washize ahantu ku isoko ngagurisha uyu munsi wa none yabuze umukiriya, pfukama twinginga iyeri gusure, igusure kandagiremo, ikuremo ibyo bashyizemo, kandi Uwiteka agwa amafaranga ahagije. Tafora Imana ifite amafaranga, Imana ifite amafaranga. Merutse kubibona ukuntu Imana ifite amafaranga, ukagurisha akantu gatoya katajyanye na metero zinga, Yesu akagutsindishiriza umwaku ku rwego uvuga ngo iyi ni Imana yabikoze, ntago ari abantu. Imana ifite amafaranga, irabishoboye. Shaka gusengera umuntu ufite urugendo, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo afite urugendo, amaze igihe kinini, Imana yaramubwiye ari kurwirukaho rwaranze. Pfukama Imana igucira inzira. Tugiye gusenga. Lelosti for demanda, hello semora, shalola sima, helansimando, elawo tasigodemo, ala kutasama, shaonema ebini, yegorata Yesu karame. Bonye Imana iza kuvura imigongo, bonye Imana iza kuvura imitwe, bonye Imana ikiza diabete muri riteraniro. Haleluya. Bonye Imana ikiza sida. Hari umuntu umaze igihe kinini arira, anywa ibinini abwira Yesu ati wanyemereye kundengera. Iyeri irambwe ngo igukijije sida, kandi gukiza kw'Imana n'ibigombera ngo ibitangaza bimanuke ngo isi ngitigite. Yesu akoraho gusa rimwe, ibintu byose bikemera. Tugiye lelo sifo antai shewo demanda ya sirebo ala sikota elance bonefo elontakinima. Umuntu wandikiye Imana urwandiko akarubika ahantu, apfukame dusenge. Mbonye Imana irusoma, irusosoro ya hano warushyize. Mbonye Imana isoma, irambwira ngo ndarusomye, kandi umubwire ko nzanye igisubizo. Imana ije kuburanira abatagira shinge na rugero, Imana izanye umuhesha. Mana turagushimiye piribini foda ya sire, Mana turagushimiye, Mana turagushimiye, uduhaye abahesha enistifodai. Irukana izinyatsi, irukana imbaraga z'abadayimoni izishushanya mu biremwa. Turacyashye umwuka w'abarozi, umwuka w'abakonikoni, imbaraga z'ikuzimu, ibyiyoberanya, ibyishushanyije, ibitarahamagawe, ibyitambitse, ibyicaye mu myanya yacu. Turaburanye izi ngo Satani yariganije. Yesu mwene Dawidi, garuka wicaza aba bantu mu ngo, garura aba bantu bacu, abo twanyazwe, abo twariganijwe. Imana iburana, Imana iburana. Alalomestifotai, uri Imana iburana, uri Imana iburana, uri Imana iburana. Talawazibinifo ela solegere mora. Ndagushimiye aya maboko ubohoye, ndagushimiye zingugendereye, ndagushimiye ibintu usohoye byiyinjije. Pizevo Yesu, ndagushimiye abantu wanaguye amarira, abari baramwaye urabamwakuye, abari barajomye urabajomoye, abari barasebye urabasebuye, abari babuze inzira. Imana yishyuye amadeni muri iri teraniro, ndagushimiye. Urambwiye ngo urishyuye, ubakuyeho ikimwaro, ubakuyeho igihombo, ubakuyeho gusuzugurwa, kuko twakwiriwe imbere kandi ntabwo wadusezerera. Waje muri iri teraniro wazanye n'ibikoresho byose, uje kuturengera,
utanze ibyangombwa, utanze aho kuba. Lala emasevo de kole stifo. Ndagushimiye, hari abantu ufunguye, hari abantu ukuye muri gereza, dore muri iri teraniro ndetse n'abadukurikiye hari abantu barindwi uhaye abana bari barabuze urubyaro, dore utanze urubyaro. Imana itanga urubyaro. Ndagushimiye. Hari abantu uhaye ijambo, hari abantu ugarutseho, hari abantu ugaruriye inzozi, hari abantu ugaruriye iyerekwa, hari abantu ugaruriye ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga. La stifotai eno stifolai. Ndi kubona uhagira abantu ubakuraho ibigodoro, ubakuraho ibintu by'umukara, abari barahumanizwe dore urabarogoye, dore urabahumanuye, dore ibiganza byabo ubikuyeho iminyururu, aho bari barazirikiwe urabazituye. Enestifo, urinze abantu kwiyahura, urinze abantu umubabaro w'igihe kirekire, urinze intimba, utereye abantu ubwenge. Turi muri iri teraniro, hari abantu uhaye ubwenge, hari abantu utanze agakiza mu ngo zabo, dore uradutabaye, imiryango yacu irakijijwe, ubivuganye natwe, uri Imana itabeshya. Turakubashye, turakubashye, ukijije imitwe, uragarutse Kristo, uratabaye, uragarutse Yesu, uduhaye umuhesha, uduhaye umuhesha, twakiriye umuhesha, twakiriye umuhesha, twakiriye umuhesha. Mwakira umuhesha, mwakira umuhesha. Dukomeye Imana amashyi. Izi muntu ni izawe Yesu, urakoze, uduhaye umuhesha. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Imana iba peso pistifo. Imana ibavugisha musubira mu myanya yanyu. Peni wizibinifo elo segeremo. Shaka gusengana n'umuntu umaze iminsi aterwa n'ibitero by'abadayimoni, niko Imana imbwiye. Tasobinifo afite ibimenyetso bimwereka ko aterwa n'ibitero by'abadayimoni, nuko Imana imbwiye. Tambukano dusenge. Za wihuta nagiye, utinda usanga ngiye. Peni wistifoda elance morege shewore bai. Ushobora kuba ari n'umwana ufite uzumupfukamire. Tasobinifo, bonye Imana yirukana imyuka mibi mu muryango wacu, ku buzima bwacu. Hari abantu abadayimoni barimiyeho uburimiro, hari abadayimoni bimishije abantu babatera ubwoba ngo barapfuye, hari abadayimoni bakongorera kusaze, bakakubwira ngo uri umusazi n'umunini wuzuye, bakagukuramo ibyiringiro, bakakubwira ko ntacyo uzageraho. Uzakigeraho kuko Imana iguhaye umuhesha. Shewo demanda enasebo takosima karame. Mana ndakumvise. Shewole tandoma karame. Yesu ni wowe pinitafo. Imana igendereye iki gicaniro, Imana igendereye iki gicaniro. Imana irambwiye ngo irongeye isutsemo amavuta. Abirirwa bivugisha ngo byarafininiye, ngo byarapfuye, ubu nibwo bigiye kwaka. Haleluya. Leo dani fose lanke mora elansemo. Imana irambwiye ngo abantu bazindukiye imbere yayo ibahaye umugisha. Yesu na fosi kotase mora helesti fo elance mo. Imana iravuze ngo itanze ibitotsi, kandi Imana iravuze ngo hari abana banyu Imana ihaye kuryama neza, n'abantu bakuru baryamaga bakagwa hasi agasanga aracuramye. Hari abadayimoni Imana ishwiragije. Haleluya. Hari abadayimoni Imana ishwiragije. Umuntu akicara mu nzu akumva amajwi arimo aravuza induru, akumva ibintu birimo. Imana iravuze ngo irategetse. N'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dufashe imitima y'aba bantu tuyigomoreye Kristo. Turirukana imbaraga z'abagizeho imbaraga, turirukana imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga z'ibitega, imbaraga za nyabi, kwa jina la Yesu. Imbaraga bahuherwa mu gitondo na nimugoro, bahorana uburwayi budashira, bahorana amarira adashira, bahorana ubwoba budashira, mu izina rya Yesu
turagutegetse dayimoni isohoka ku buzima bwe, turagutegetse dayimoni isohoka ku buzima bwe, turagutwitse mu izina. Amaraso ya Yesu natwikira ubwoko bw'Imana. Guhera none bahaguruka ari bazima, ubatsindishirize mu izina. Urakoze kuko Imana ibasubije mu myanya yabo, aho bari baranyagiwe, aho bari baraburiye amahoro. Imana iravuze ngo ibahereyemo amahoro mu izina rya Yesu. Muzaze gutanga ituro ry'ishimwe. Imana irakoze. Dukomere Imana amashyi. Haguruka mubwire ibintu Imana. Wowe nyine haguruka vuba, abandi mugende icyo kigendere. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irambwiye ngo efase dome fayi, amarira umaze imisurira. Imana iravuze ngo irayumvishe, kandi ikintu Imana igiye gukora, kiriya kintu iteruye kimeze nk'umusozi wari uri imbere yawe, nagiye kubona mbona irarituye. Irambwira ngo iragikoze, igukuye imbere Farawo. Irambwiye ngo iguciriye inzira. Ntuzibagirwe ko ari Imana yabikoze. Nugera iriya ntuzibagirwe, dore Imana ikunyaguriye ibyo wanyazwe, ikuburaniye urubanza utarahagera. Kandi Imana iguhaye umuhesha muri iri teraniro. Witeka nikavuze, Imana iravuze ngo ikurinze indwara yo mu nda ikomeye. Iyeri irambwiye ngo yawe yashiriye mu bintu, aragenda arashira, ibyawe bimarwa n'abavuzi n'abanyazi. Ariko uwera wa Isiraheli aravuze ngo uyu munsi wa none akugarutse afite imbaraga. Niko Imana ivuze. Tuvuge ngo amen. Shalom stifo lai elance more tobi nifo egedo baisi. Hari umuntu ufite tatuwaje aze yihuta mubwire ikintu, hano bwari umwe saba yihuta. Umuntu ufite tatuwaje arahari, agira icyo tumufashe. Ntawe nagiye nibwire ko nimara kugenda hatagira umuntu uza kumbwira ngo iyanjye imaze igihe, ngo nari nyifite ngako nagize gusinge ubwiye. Nari mvuze umuntu uwo ari we wese, yaba imaze igihe cyangwa imaze imyaka, ufite tatuwaje muri iri teraniro arimo. Nese naguri kumva Ikinyarwanda bro. Imana pfukama, Imana irambwiye ngo igukuye ikuzimu. Hari abadayimoni bazaga ku buzima bwawe. Cyane nabonaga umuntu ari kumanuka, kandi nkabona ibitatu ndi kubibona ahantu binjiriye. Imana irambwiye ngo guhera none igukuyeho urungabangabo. Wari uri mu kavuyo utaza kari ku. Imana irambwiye ngo Satani yarakunyaze, akunyaga iby'umugisha, ikintu cyose ukozeho n'icyemera, ibyo wize n'ubifata, aho uhagaze n'uwatinda. Ariko yera nona tugukuye ikuzimu, tugukuye uburetwa bw'abadayimoni, tugukuye imbaraga zibyahise mu izina. Beno stifo dai de los tiger. Hejuru y'ibyo abantu bakwatuyeho, tukwatuyeho ubuzima, tukwatuyeho kurama, tukwatuyeho gufata bikemera, tukwatuyeho kuba umugabo. Rabini fo, tukurinze kuba agahinda mu muryango, ahubwo uzahinduka umugisha mu izina rya Yesu. Kandi guhera none ibyakuneshaga ntibikagusubizeyo. Imana igukuyeho umwuka mubi, hari imbaraga Imana ikurinze. Stifo elance Sheol stifo, turamuburanye kuko ari mu nzu y'Imana. Turamuburanye, ntago abadayimoni bamufiteho ubutware, ntago Satani bamufiteho ubutware. Turamukunyaze. Undi muntu uri mu itara uri kuvuga ngo nanjye uwanjye yaba ngo bamusengere, ngwino upfukame mu cyimbo cye. Za wihuta. Imana ibimbwiye, ambwiye ngo umuntu uri kurira kuvuga ngo yaba wanjye yarahabonetse, ngwino upfukamire mu cyimbo. Imana imukuri kuzimu. Shitani ari kutunyaga, ariko Imana yaduhaye umuhesha wo kuduhesha abacu, kaduhesha ibyacu. Shitani yaradusuzuguye bihagije. Turi muri iri teraniro, Imana irambwiye ngo mbwire ababyeyi bari hano bafite abana badakijijwe, iyeri irambwiye ngo ije mu rugo, Imana ije kubatabara. Satani yatunyagiye abacu, ariko Imana ntago yabyemera. Satani yatunyaza abagabo, atunyaga abana, atunyaga imiryango. Ariko iyo twiringiye muri uyu mwaka wa 2023, Imana yahagurutse kutunyagurira ibyacu bajyanye. Uzi ko wese afite ikintu cy'umukristo wasenze, nashaka gisubiza hakiri kare kuko Imana irahagurutse. Gasuzugura k'abadayimoni karadusuzuguye. Hari abantu ejo nari ndimo kuganiriza, ndababwira ati nimurebe umugabo wanjye imyaka amaze mu ruzererero. Sha ndaje mpangane n'abazimu, umufite wese aramunzanira mwikoreye.
turambiwe agasuzuguro, twabonye umuhesha ari we Yesu Kristo. Ni umunyamaboko, iyo yinjiriye umuryango araburana kandi agatsinda. Satani yatunyaze amaseta, Satani yatunyaze ibishoro, Satani yatunyaze amaperime, abandi abatwara icyubahiro. Satani yatunyaze ibyacu. Aho wagiraga ijambo baragusuzugura kubera iminsi mibi urimo. Aho wagiraga ijambo baragusuzugura kubera ibihe bibi. Ariko tuje kubwira Imana ngo iduhe umuhesha. Haleluya! Ibintu ni ibyacu, twarabitsindiye, twarabiburanye, twarabisengeye. Nta mpamvu n'imwe zo kugira ngo bagomeze babyicaremo. Abantu ducereye umuhesha tuvuge ngo amena. Ibintu ni ibyacu, abana ni abacu, abatware ni abacu, imitungo ni iyawe. Nta mpamvu n'imwe ngo Satani abyicaremo. Abigiremo uburimira, bigira ibyo kunyweramo inzoga, bigira urusambaniro. Twaravuganye n'Imana ya Isiraheli. Ubitindamo araduha n'impozamarira, ubitindamo araduha n'impozamarira. Ibintu biburanwe n'Imana shado urabirya ariko ntubiheza. Haleluya! Umva, ibintu biburanwe n'Imana ni kuri kumbwira. Ntabwo wabiheza ngo ugende, ntibishoboka. Imana ntiyabyemera. Mwizerera abana banyu. Imana irambwiye ngo umuntu wese upfukamiye umuntu n'umuntu wese wari umupfukamiye, Imana iramugaruye kandi imugaruje ubugwaneza. Imana ibahaye agakiza, isuzugura abadayimoni babasuzuguye. Imana itesheje agaciro ibimenyetso byose bakuye kwa Satani. Imana icishijemo umurongo mu izina rya Yesu. Mwigendere, Yesu yabirangije. Imana ibahe umugisha, bahezagirwe. Zagaruka.